Izina Rihanna mwese murarizi, ni umuhanzi w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga watsindiye ibihembo bya Grammy Awards. Azwi cyane mu ndirimbo zakunzwe cyane ku isi nka Umbrella, SOS, Diamond ndetse na Walk. Yavutse muri Barbados, akurira mu buzima bugoye, ariko aza kubuhindura inkuru y'insinzi ikomeye cyane binyuze mu mpano, kwihangana ndetse n'icyerekezo. Rihanna ni muntu ki? Ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Ni ikiganiro mukurikirana hano kuri Muhire JC official. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tubareba, tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange ndetse n'ubudahangarwa mu ngeri barimo politike, umuziki, filme, siporo, imyidagaduro, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Tugiye kurebera hamwe amateka cyangwa se ubuzima nzitane Rihanna yanyuzemo, n'urugendo rw'ubuzima ndetse n'impano hamwe n'insinzi biranga urugendo rwe. Njye ndi Muhire, mbahaye ikaze. Uko nabibabwiye, ni Rihanna. Amazina ye nyakuri ni Robin Rihanna Fenty. Yavutse kuwa 20 Gashyantare 1988. Aho yavukiye ni Saint Michel muri Barbados. Umufasha bafite ni Arthur Blocky. Kuva muri 2020 ubu afite abana bagera kuri 3, Riza, Riot ndetse na Rocky. Ikimenyetso cy'inyenyeri akoresha ni Pisces. Ubuzima bwe bwo mu bwana n'aho akomoka ni igice kimwe cy'ingenzi mu buzima bwe. Robin Rihanna Fenty yavukiye mu muryango usanzwe, ari imfura mu bana 3. Nyina yitwaga Monica Fenty, umubitsi w'imari cyangwa se accountant. Se we Ronald Fenty akora mu bubiko bw'ibicuruzwa, ariko ubwana bwe ntibwari bworoshye cyane kubera ko se yagize ikibazo cy'ubusinzi bukabije ndetse n'ibiyobyabwenge. Byaje gutuma habaho amakimbirane mu muryango kugeza ababyeyi ba Rihanna batandukanye. Hanyuma Rihanna icyo gihe yari afite imyaka 14 gusa. Mu bwana bwe Rihanna yarwaye indwara y'umutwe udakira, umutera ububabare bukabije, severe headache, ariko akajya bihisha kugira ngo nyine atagaragara nk'udasanzwe. Ibi byamwigishije kwihangana mu mutuzo, nubwo imbere ye hari intambara zikomeye. Ibyo byose byahise bishyira ku gutangira umuziki. Akiri umwangavu, Rihanna yahisemo kuririmba nk'inzira yo kwiyunga n'ubuzima. Yashinze itsinda ry'abakobwa 3 ku ishuri, maze ku myaka ye 15 bahabwa amahirwe yo kugerageza amajwi yabo imbere ya Ivan Roger, umuproducer w'umuziki. Igihe Rihanna yatangiraga kuririmba, byahise bigaragara ko afite impano idasanzwe. Ku myaka ye 16 gusa yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kuva muri Barbados ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajya gukorera inzozi ze, nubwo byamusabaga ibitambo byinshi ndetse no gusiga byose bye yarazi. Ingingo ijyanye no kwinjira mu muziki niyo yatumye aba umunyabiga ukomeye cyane. Muri 2005 Rihanna yahuye na Jay-Z igeragezwa cyangwa se audition muri Def Jam Record. Nubwo yari afite ubwoba bwinshi, amaze kuririmba yagaragaje icyizere ndetse n'imbaraga. Ibyo byaje gutuma Jay-Z amuha amasezerano uwo munsi. Indirimbo ye ya mbere, Pound de Replay, yahise imenyekana cyane, ikurikirwa na album yise Music of the Sun. Nyuma yaho yakomeje gusohora album zagize ingaruka nyinshi ndetse zaratsinze cyane ku rwego mpuzamahanga, nka A Girl Like Me, Good Girl Gone Bad, yazanye Umbrella ndetse na Narrated. Yakoze Loud, akora Talk That Talk, anakora Unapologetic, anakora yewe Anti. Indirimbo Umbrella yamuhaye Grammy ya mbere, imushyira ku rwego rwo hejuru cyane mu muziki w'isi. Mu ndirimbo zizakunzwe hit song, Rihanna afite indirimbo zigera kuri 60 zinjiye ku rutonde rwa Billboard Hot 100.
harimo SOS, Umbrella, Diamond, We Found Love, Only Girl in the World, Walk ndetse n'izindi nyinshi. Ibi byamugize umwe mu bahanzi b'abagore batsinze cyane mu mateka y'umuziki wa pop. Ingingo ijyanye na filime ndetse na televiziyo nazo ni ingingo zigize ubuzima bwa Rihanna. Uretse umuziki, Rihanna yagaragaye no muri sinema, Battleship, Home, Ocean's 8 ndetse na Guava Island. Zose ni filime yagiye akinamo. Muri 2025 yongeye kugaragara mu ikinamico Smart, anasohora indirimbo nshya Friends of Mine. Ingingo ijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubukire nabyo byatumbagije izina rya Rihanna. Rihanna si umuhanzi gusa, ni umushoramari w'umunyabigwi. Yashinze icyitwa Fenty Beauty gitanga ibikoresho byo kwisiga, Savage X Fenty, imyambaro y'imbere y'abagore na Fenty Skin. Iyi mishinga yose yamugejeje ku rwego rwo kuba billionaire muri 2021 kugeza n'ubu. Gutanga ndetse no gufasha, philanthropy nayo ni ingingo cyangwa se nyine ikirango kuri Rihanna. Muri 2012 yashinze Clara Lionel Foundation ifasha mu burezi ndetse no gutabaza ku isi hose. Kubera ibyo bikorwa yahawe igihembo cya NAACP Presidential Award muri 2020. Ubuzima bwe bwite n'umuryango, Rihanna ubundi ari mu mubano urambye n'umuraperi A$AP Rocky, bafitanye abana 3. Yagaragaje ko ibyishimo n'urukundo ari byo shingiro ry'uburere bwiza. Yigeze no kunyura mu bihe bikomeye cyane by'ihohoterwa ryo mu rugo muri 2009. Ibintu byamugize ijwi rikomeye cyane rirwanya ihohoterwa. Agaragaza ko ikibazo gishobora kugera kuri buri wese, ariko nyine kigashobora no gutsindwa. Ntabwo twasoza aya mateka ya Rihanna tutarebeye hamwe isomo ry'ubuzima. Ubuzima bushoboka, philosophy of life. Ubuzima bwa Rihanna butwigisha ko aho waturutse hadasobanura aho uzagera. Icyemezo ni ukwizera ndetse no kudacika intege bishobora guhindura amateka. Ni urugero rwiza rw'uko ubuzima bushoboka niyo bwaba bwaratangiriye mu mwijima. Nansoreje ikiganiro cyacu ubuzima bushoboka, ikiganiro mukurikirana hano kuri Muhire JC official. Tukagaruka ku mateka y'abahanga, ibyamamare byabayeho kugira ngo tugire icyo tubyigiraho. Naho ubutambukira ikiganiro, kora subscribe kugira ngo tuzabane. Ciao ciao.